muraho murakoma amashyo gira amata nabo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda. Ndi Rwigaba rwa Nkwakuzi, amateka y'umutware Rwabutogo. Umutware François Rwabutogo yavutse mu mwaka w'1909. Ni mwene Kabare akamubera ubuheta. Se umubyara akomoka kuri Rwakagara wakahamije imyati Rwanda akaba igihanganye agana mu kijana cya 18. Abamukomokaho bose babita Bakagara, bakaba baragaragiye inganje karinga aho bamwe babaye ibibanda, abatware bayoboye imisozi itandukanye y'u Rwanda ndetse n'umutwe w'ingabo z'ingangurarugo. Rwabutogo yize mu ishuri ry'abana b'abatware ry'i Nyanza. Benshi bamuzi ko yari umuhanga cyane, agakundwa cyane, agakunda kwiga cyane kandi akanakunda gukora imyitozo ngororamubiri. Umwami Musinga yamugize umutware w'Ubuganza, agirwa n'umutware w'Uruyange, ingabo zaremwe na Rwamagana ku ngoma y'umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Niwe wa mbere abatijwe mu bakomoka mu Bega, abatezwa rimwe n'umutware watwaraga mu mvejuru witwaga Semutwa wa Kitatire cya Rwabugiri, nawe wabaye uwa mbere mu babatijwe b'Abanyiginya. 1919 umutware Rwabutogo afite imyaka 12 amaze kubatizwa no gukura. Umutware Rwabutogo yigishirizaga agatigisi mu rwihishwa iwe. Mu yigishije harimo abana b'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, barimo igikomangoma Rudahigwa n'igikomangoma Rwigemera. Rwabutogo ni mu bagize uruhare rukomeye mu buzima bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, cyane cyane igihe Rudahigwa na nyina Kankazi babaga ku Rwesero, babayeho mu buzima butari bwiza. Rwabutogo icyo gihe yegereye umwami Musinga amusaba kumwemerera kugaba inka yari yaramuhaye, maze umwami Musinga arabimwemerera. Ubwo Rwabutogo yahise agabira Rudahigwa inka 80, bityo we na nyina Kankazi bongera kubona amata. Kuva icyo gihe Rudahigwa yirahiraga Rwabutogo agira ati yampaye inka Rwabutogo. Umutware Rwabutogo yabaye nk'umubyeyi n'umujyanama mukuru w'umwami Rudahigwa. Nyuma y'ababiri yafata icyemezo cyo gukura umwami Musinga ku ngoma akamusimbuza umwana we, bivugwa yuko Kayondo, Rwabutogo na Rwubusisi aribo batware bakuru be bagishijwe inama, maze bose uko ari batatu ngo bahitamo Rudahigwa washakaga cyane n'abapadiri, mu gihe Rwigemera we yashakaga n'abakoloni bari barakoranye nawe kuva kera ari umunyamabanga wabo. Rwabutogo na Rwubusisi ni nabo kandi baherekeje Rudahigwa amaze kwima ingoma, ubwo yasangaga si kamebe kugira ngo amuhe umugisha w'imitsindo y'Imana y'u Rwanda. Rwabutogo yabaye nk'umubyeyi n'umujyanama mukuru wa Rudahigwa. Rudahigwa ngo yagiye gusura Rwabutogo iwe mu Buganza. Yageze kwa Rwabutogo asanga ngo yagiye gusenga. Yamutumye inshuro 3 amumenyesha ko amutegereje. Ku nshuro ya gatatu nibwo Rwabutogo yaje abwira umwami ko atabashije kuza mbere kubera ko ngo yari gusenga umwami w'isi yose. Mu kiganiro bagiranye, Rwabutogo yagiriye Rudahigwa inama yo gutura u Rwanda Kristo umwami. Iyo nama ya Rwabutogo Rudahigwa yarayizirikanye kuko yaje kubikora mu mwaka wakurikiye itahuka kwa Rurema ya Rwabutogo. Rwabutogo niwe wagiriye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa inama yo gutura u Rwanda Kristo umwami. Iyo nama ya Rwabutogo Rudahigwa yarayizirikanye kuko yaje kubikora mu kwezi ko Kwakira mu mwaka w'1946. Rwabutogo yagize uruhare rukomeye mu iyoboka rya Kiriziya y'i Rwamagana. Yabwiye ingabo ze n'abaturage ngo bamufashe kubaka, barabyanga ngo ntibashobora kwikura amabuye cyangwa amatafari no kwisiga ibyondo n'imikungugu. Rwabutogo byumvise afashe ingata ashyira ku musunzu ye ku mutwe yikorera amatafari. Abari babisuzuguye bagira isoni babona ko ishyano riguye, maze barakenyera batunda amabuye n'amatafari kugeza inyubako ya Kiriziya yuzuye. Rwabutogo kandi azwiho kuba yaraherezaga muri misa y'iminsi mikuru nka Noheli, Pasika n'umunsi w'Isakaramentu. Mu buhereza bwe yayoboraga abatwaraga amatara mu gihe cy'ibirori, agafatanya n'ibisonga bye byarimo witwa Ruhorahoza Gerard wari sushefu w'Inyarusange, Rugumire Antoine wari sushefu wa Nyarubuye, ndetse na Mutsinzi Michel wari sushefu wa Nkomango. Nk'uko Musenyeri Antoine Kambanda bigarukaho, bivuga ko ahagana mu mwaka wa 1938 Mutware François Rwabutogo kandi yanditse igitabo ku isakaramentu ryo gushyingirwa cyitwa Ugushyingirwa Gutagatifu, gikubiyemo inama zerekeye abasore n'abakobwa bashaka guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Rwabutogo yari umutware akunzwe cyane n'abaturage kuko yanze gukoresha ikiboko ngo abaturage be bahinge. Ibi bikaba byararakaje abakoloni binamuviramo kunyagwa inka ze nyinshi kubera ko yabasuzuguye, gusa remera zihara. Ibyo bikaba byaratumye akundwa cyane kandi akubahwa n'abaturage rubanda rugufi.
Mu rwego rwo kumushimira uruhare rw'indashyikirwa yagaragaje mu kurwanya ishyaka Kiriziya, Papa Piyo wa 12 yamushyize ku rugaga rw'abarayiki b'Imena baba baragize uruhare muri Kiriziya mu kurwanya ishyaka, mu kwirengera no mu bindi bikorwa by'indashyikirwa mu bihugu byabo. Urwo rugaga rukaba rwitwa Chevalier de l'Ordre Pontifical de Saint-Sylvestre. Yahawe umudari w'ishimwe uherekejwe no kumushyira muri urwo rwego wambikwa ku mugaragaro ku itariki ya 30 Kamena 1940 i Rwamagana ari ku cyumweru. Umutware Rwabutogo yashakaye n'ikomangoma Mukamazimaka Scholastique, umukobwa w'umutware Kavumvuri ka Rwarinda rwa Rubega, mwene Yuhi wa kane Gahindiro. Rwabutogo François na Mukamazimaka Scholastique babyaranye abana 18 barimo Odette Rwabutogo umhererezi, n'undi waje kuba umutware Hitise Pierre watwaye Buganza bw'epfo kuva muri 1945 kugeza muri 1954. Umutware Rwabutogo yitahiye mu kwezi k'Ukuboza 1945. Paruwasi Gatolika ya Rwamagana yashyizeho umunsi wo kumwibuka ariwo tariki ya 26 Ukuboza buri mwaka. Turagushimira ko ukunda gukurikira amateka y'u Rwanda. Badutera mu bitugu urajya n'abantu bakora amateka nyayo y'u Rwanda. None wadutera igikumwe hasi kuri subscribe kuzajya no ku like. Naho mu bindi biganiro.